Nibyo ndabasuje mbifurije kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye tugarutse muri ijoro tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugiye kureba amwe makuru agezweho hirya no hino ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye, turaza kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo, turebe amakuru ari gusohoka cyangwa se ari kuvugwa kugeza kuri ubu ngubu ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Hari ibyo M23 ivuze, hari ibyo ubutegetsi bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuze, ariko ibyo byose bifite aho bihuriye n'urugamba ruri kuba. Hari kandi update ku mirwano, ibyavuzwe n'abaturage, byavuzwe n'ibitangazamakuru ndetse n'amakuru twagiye twikurira imbere indani. Byose tugiye kugeza uyu mugoroba. Unyemere tuze kunyarukira Kavumu centre, tunarukire Minembwe, turebe uko byifashe, hanyuma ari nako mbwira abantu gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda tubana umunsi ku wundi mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. M23 imaze gushyira hanze ibyo bamwe bashyigikiye uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo bita amatakirangoyi. Amakuru mashya aravuga ko kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026 abo mu twa 23 bashyize ibisa n'itangazo hanze, bikaba bivuzwe na Lawrence Kanyuka ngo kuva saa 10 z'igitondo kugeza saa 12:45 z'umugoroba, baravuga ko uyu munsi kuri iki cyumweru abo ni 23 ngo ingabo zifatanyije na leta ya Kinshasa zirimo FRDC, bavuzemo FDLR, bavuzemo imitwe twaje intwaro ya Wazalendo, ngo baje kugaba ibitero bikomeye cyane, ndetse ngo ibitero byakoreshejwemo indege zitagira abapilote zizwi nka drone n'intwaro ziremereye zirasakure, icyo bita artillerie lourde, zigamije ngo ibyo bitero rero byabaye cyangwa se uko kurasa kwakozwe n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwari kugamije ibirindo bya FCM23 ndetse n'abaturage batuye mu duce dutuye cyane twa Gatoyi, Gasheke, Murema, Mberwa, Ruki, Mutobo ndetse n'ahandi hafi y'ibyo bice. Aya ni amagambo avuzwe na Lawrence Kanyuka ashyize ku rukuta rwe rwa X, avuga ko Gatoyi, Gasheke, Murema, Mberwa, Ruki, Mutobo ibice ngo byibasiriwe na drone ku buryo bukomeye cyane. Ibi bitero rero ngo byakomeje kumvikana ndetse bihindura utwo duce amatongo, bitera impfu, ubwo n'agahinda gakomeye mu baturage, nk'uko izi nyeshyamba zo mu twa 23 zirimo zibivuga. Baragira bati kandi nanone ku isaha ya mu gitondo izo ngabo zongeyeho abasirikare b'igihugu cy'u Burundi FDNB hamwe n'abacansho b'abanyamahanga ngo bahise bagaba ibitero bikomeye cyane mu baturage babo bitanya Ruhinga muri Minembwe. Ibyo bitero byateje impfu nyinshi kandi bituma amagana y'imiryango ahunga mu buryo bubi kandi buteye impungenge. Uwo ni Lawrence Kanyuka asoje avuga ko ngo FCM23 irimo isaba abanyekongo bose, umuryango mpuzamahanga n'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi mpuzamahanga kubibona kandi bakamenya ibi bikorwa ko bigize ibyaha by'intambara, ndetse birimo ibikorwa byo kutarengera amasezerano y'agahenge no guteza nkana ibibazo bikomeye by'ubutabazi bishyira abaturage mu kaga bikozwe na leta ya Kinshasa. Urabyumva, ibyo ni ibivuzwe na Lawrence Kanyuka. Dukomeza n'amakuru kubigezweho, dore ko twe turi guguha update z'ibigezweho aka kanya, impande ku ruhande rumwe cyangwa no ku rundi. Mu by'ukuri nanone ngo ku isaha 12 aha tugarutse ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ku isaha 12 kuri iki cyumweru tariki 22 Kiliziya Gatolika Paroisse Mater de Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo hagaragaye umutekano muke muri aka gace. Ibintu ngo bikaba byarushijeho gukara. Ubuhamya bw'abaturage bo muri utu duce bavuga ko anga kuri Paroisse ngo habereyo ibitero bikomeye cyane ndetse n'imirwano idasanzwe, ngo bikaba byari imberenge nk'uko abatuye muri utu duce bakomeje kugenda babivuga. Umwe mu baturage batuye yagize ati ibintu birakaze, bimeze nabi cyane, abaturage turi guhunga, impande ebyiri zirahanganye. Ati ndimire turasheze mama Nyaba ya kabiri, uyu ni uyobora ni umwe mu bari muri utu duce two mu Minembwe, yamije ko mu by'ukuri urugamba rutari rworoshye rwakomeje kugenda rwumvikana muri utu duce muri centre ya Minembwe. Ati kandi kugeza kuri uyu munsi impande ziranganye ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu baturage batuye muri bice bakomeje kugenda bavuga nyine uko situation ihagaze cyangwa se biri kurangwa muri bice, bagaragaza ko imirwano muri centre ya Minembwe yari ikomeje. Ntabwo ari ibyo bice byonyine gusa biri kuberamo imirwano nk'uko amakuru ari kutugeraho kugeza izi saha, kugeza na magingaya, ahubwo hari byinshi byakomeje kugenda bigaragaza ko
ibintu bitoroshye cyangwa se ibintu birimo birarushaho gukara kugeza kuri munsi kuri tariki ya 22 kuri iki cyumweru aho bita muri Kivu y'Amajyepfo. Aha n'ahandi ni muri Minova Prito ni muri Kavumu hari kumvikana imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano rero ikaba yahuje cyangwa se yabaye hagati y'uruhande rwa 23 na Wazalendo, aho amakuru ubu atugira avuga ko abarwanyi ba 23 bagera kuri 70 bamaze kubarurwa, ndetse aba 70 ni umubare fatizo wafashwe. Biravuga ko hari n'indi mirambo y'abarwanyi mu mutwe yagiye igaragara mu bice bimwe na bimwe ahagiye habaho kurasana, ndetse n'iyafashwe isubizwa inyuma n'abarwanyi ba 23 mu bice byari bikomeje kugenda biberamo imirwano. Ubu centre ya Kavumu irimo Wazalendo nibo bari kuyigenzura, ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe, ariko ntago avuga ko Kavumu yose yabaye tombe, ahubwo bimwe mu bice bya Kavumu biri kugenzurwa na 23, ibindi bice nabyo biri kugenzurwa n'uruhande rwa guverinoma. Uko niko kuri guturuka hano Kavumu. Uwo bita General Simba, uwo bita General Hamakombo, aba bose bakaba bazamutse hano ku mirongo imbere ku rugamba bari kumwe n'amatsinda ya Wazalendo, aho bari guhangana n'umutwe wa 23, ndetse bakaba batangaje ko bataza gusubira kugeza bigaruriye aka gace, bakaba bagashyira mu minwa mu by'ukuri yabo, cyangwa se bakaba nyine bakagenzura, ukumva neza rwose ko, cyangwa se watega amatwi wakurikira iby'urugamba ukumva ko rwamaze kuba rwambikana, rwamaze kuba rwahindura isura, rwamaze kuba imberenge. Mu magambo make, imirwano ikomeye ikomeje kugenda yumvikana muri utu duce twangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Mu bigaragara rero nyatagira igikorwa, biravuga ko imirwano iza kugarukira Bukavu. M23 baza gushiduka abasore ba Wazalendo bamaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, Kivu y'Amajyepfo. Uko byifashe rero, nkuko amakuru atugera kuva mu gitondo nanone cyo kuri iki cyumweru Kavumu, nkuko byagenze mu bice bitandukanye mu Minembwe, ko 23 ikomeje gutaka muri kilometero 30 niho urugamba rwatangiriye, biza kugera mu masaha y'umugoroba rugeze muri kilometero 25 nkuko abaturage benshi babitangaje baganira kuri telefone, ngo abayo kurasana hagati y'abarwanyi bo mu ihuriro ry'inyeshyamba za 23 n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije na FRDC. Nkuko mubizi, urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga rwahagaze, cyangwa ingendo za muri aka gace, insengero nyinshi zahagaritse ibikorwa. Umwe mu baturage yagize ati abantu bagumye bihishe kuva mu gitondo kare, agaragaza ko hari ubwoba bwari bwafashe benshi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, guverineri wise wa Kivu y'Epfo ku ruhande rw'inyeshyamba yavuze ko imirwano yari yerekeye abantu bitwaje intwaro bafatwa nk'abagizi ba nabi. Ashimangira ko ubu ibintu biri kugenzurwa kandi ko abafashwe bazakirizwa ubutabera. Urumva ko hari abafashwe, ndetse bivuga ko hano hari n'ibikorwa by'ubujura byakozwe byatumye biba biri mu bimwe mu byatumye hano haduka imirwano, cyangwa se imirwano itangira aha muri aka gace. Ibikorwa by'ubutabazi aha muri aka gace bidindira, kuko n'ubundi n'inzira zindi zishobora gukoreshwa nazo zirafunze. Urugero nk'inzira iva aha ngaha muri Minova inyura muri Karehe yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo irafunze, ni ku ruhande rw'ubutaka. Wakubitira mu kiyaga cya Kivu ku cyerekezo Bukavu Goma naho biragoye, cyangwa se ni ingorane, dore ko ibice bikoreshwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ku rundi ruhande rwo hakurya ni ku ruhande rw'u Rwanda. Biragoye rero ko abari Kavumu bakomeje guhura n'ibibazo baza kuba mu by'ukuri batabarwa. Biravuga ko abagera ku 12 bamaze kuvanwa mu byabo, imibare kurushaho kwiyongera, ndetse ngo abo bitameze gutyo ubu bari munsi y'ibitanda, kuko kugeza kuri ubu ngo urimo uratambuka mu mihanda y'ahanga muri Kavumu ukibona uri ubumwe, kwabashe kugira umutima ukomeye akabasha gusohoka, cyangwa se bari kurebera mu birahure, cyangwa sande hose hashoboka bitewe naho bari. Baravuga bati imihanda irera nta n'inyoni itamba, kubera ko imirwano irimo irasa nkaho isatira neza ibice byo mu mujyi, kuko n'ubundi niho imirwano yatangire. Niba ubyumva neza, imirwano n'ubundi niho yatangire, niba dukurikirana kuva ku gutangira. Umutekano uracyari muke mu gace ka Kavumu gaherereye mu birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, nubwo kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ku munsi w'ejo hari hagaragaye ituze risa n'iryoroshye, ariko bidatinze imirwano ngo yahise isubukurwa.
ibikorwa by'ubukungu mu mabutike, amasoko ndetse n'ibindi bikaba bivugwa ko ngo byamaze guhagarara bitakiri gukora rwose kubera ikibazo cy'umutekano muke. Abacuruzi mu makaritsiye mu by'ukuri ngo bafunze mu rwego rwo gutinya ko bashaka kwicwa, abandi bakavuga bati imitungo yacu ishobora kuba yasahurwa. Urumva kuba bafunze no kuba badafunze ni ibintu bihabanye. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru, dore ko turi ku cyumweru, turi tariki 22, ngira ngo murabizi neza. Kuri iki cyumweru rero biravuga ko ubwo byari bigeze mu masaha saa 7 duturuka mu masaha saa 4 zo ku munsi w'ejo hashize z'ijoro, urugo rwo bita Ruse Kafarire, umukozi wa biro nkuru y'agace kangaha Kampiti mu Ruhesa, ngo rwatewe n'abagizi nabi bitwaje intwaro bataramenyekana. Ibi nabyo ngo byongeye gutuma umuriro wasaga naho ugabanyutse cyangwa se naho habayeho umutuzo, byongeye gutuma imirwano ikomera, ibikorwa by'urugamba birushaho gusara, kuko ibingibi byabaye nko kuminjira mu by'ukuri peteroli mu mbabura. Biravuga ko byabaye nko kuminjira peteroli mu mbabura rwose, kuko ubu utu duce twa Miti twabayemo ibi bitero. Ngira ngo murabizi ko Miti n'ubundi ni hafi ya Kavumu. Biravugwa ko ngo byahise biba urufaya rw'umuriro kubera amakuru yatanzwe n'abaturage, ndetse bivuga ko n'ibikorwa byo gutabara ngaho ku nzego z'umutekano bigoye. Biravuga ko ngo nanone hari ubujura bwakozwe, ariko abashinzwe umutekano ku ruhande rwa guverinoma babasha gufata abajura 2 bitwikiriye ibi bikorwa by'urugamba n'umutekano muke, bashaka kujya kwiba. Abangaba rero bafashwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, guhera saa 11 n'igice za mu gitondo humvikana urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye by'aka gace. Bivuga ko imirwano ari ikomeye cyane. Mu butumwa buri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, padiri wa paruwasi ya Kavumu yasabye abakristo kutava mu ngo zabo ngo bajye mu misa ya mbere, ahubwo bakabanza gukurikirana uko umutekano uhagaze kugeza saa 2 za mu gitondo, hanyuma bakareba niba bashobora kujya mu misa ya kabiri. Ntago bigeze bajyayo kuko umuriro ntago wigeze utuza, cyangwa se urugamba ntago rwigeze rubaha gutuza kugira ngo barebe ko bajya mu misa ya kabiri, kuko misa ya mbere yo nta nubwo yo byashobokaga. Mu by'ukuri byari byandi bavuga bati ni nka filime cyangwa se n'umuro w'amazuku. Ni bamwe mu bayobozi b'amadini atandukanye nabo basabye abayoboke babo kuguma mu ngo zabo aho kugira ngo bishore mu kujya gusenga, mu by'ukuri begera Imana, nubwo nabyo atabi nk'uko byumva, ariko bavuze bati amagara araseseka nayorwa, haguma ubuzima, icyo udakoze uyu munsi wagikora. Basaba rero abakristo babo cyangwa se abayoboke babo kuguma mu ngo zabo, bakirinda no kujya mu mihanda ndetse no bindi bikorwa, bajya mu buhinzi n'izindi activities zitandukanye. Koko abaturage bivuga ko babyubarije, ntago bigeze babirengaho ngo berekeze ku mirongo imbere mu masantire. Amasantire yahindutse imirongo y'imbere y'urugamba, ahubwo bagumye mu ngo zabo. Ariko ikibazo kikaba ku bari basanzwe mu by'ukuri babona ibyo kurya babikesha ubuzima bwabo bwa buri munsi bakora, ngo nabyo biragoye nyine. Ngira ngo muba mubyumva, dore ko ibice n'ubundi biri kuba mirwano, ibice biteye imbere cyangwa se n'ibice byo mu masantire, urumva ko nyine babitoroshye. Ariko kubera ko imirwano itaramara iminsi myinshi cyangwa se itarafata amasaha menshi, haracyari icyizere. Bamwe ntago nyine situation y'imibereho irahinduka, gusa bikavuga ko ibiramutse bifashe nk'iminsi igera muri 4 cyangwa 5 ibintu byahinduye isura, kubera situation n'ubundi iyi mirwano isanzemo aba baturage, nkuko amakuru aturuka muri bice arimo kugenda abidutangariza. Imirwano ntago uri kuvuga hano muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ahubwo hari n'ibindi bice bikomeje kugenda byumvikanamo urugamba mw'abantu mwe. Nakubwiye nti Wazalendo uyu munsi ni abantu batarabo gukinishwa, ni abantu yo 23 igomba kubaha, ni abantu yo 23 itagomba kumenyera, kubera ko aba basore batyaye kugeza uyu munsi hafi no kurusha FRDC. Ni abantu badakinishwa, ni umutiba w'inzuki utagomba gukiniraho. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare, n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bigarura agace ka Kasenyi, aho yasanzwe hafata nk'igihome gikomeye cy'inyeshyamba za FC23, kuko izi nyeshyamba anga muri Kasenyi ngo bari bahafite mu by'ukuri icyo twakwita nk'indiri cyangwa se defense yabo yari ikomeye cyane, yari irimo imbunda z'imisada, yari iriho abarwanyi bakomeye cyane. Bivuga ko bishoboka ko yari na special force y'uyu mutwe, ndetse bikavuga ko bitewe nuko iki gice gisatira amabuye y'agaciro cyangwa se cyajyaga cyifashishwa mu gutanga umusada ndetse no gukurikirana ibikorwa by'ahangaha by'amabuye y'agaciro, ngo byagoranye cyane. Ariko biturutse ku gitero gikomeye cyakozwe ahangaha
no kuba iyi mirwano ije isatira n'ubundi M23 amaze gucibwa intege ko muri bice M23 yatswe icyo bita calibre 12 imbunda idasanzwe ya sharing ishobora gutwarwa no ku modoka yakoreshwaga n'abarwanyi, bityo bica icyuho cyangwa se bigabanya intege zabo. Bivuze ngo ahangaha rero hakaba hagaragaye zirimo machine gun ndetse n'izindi ntwaro zikomeye cyane zifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi ba Wazalendo bigaruye agace ka Kasenye kari gasanzwe gafitwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, bibyongera kugaragaza ukungabana gukomeye cyane ko abarwanyi b'umutwe wa 23 uko iyo mirwano iri kugenda iba muri utwo duce twose turi kugenda tubabwira. Ntabwo biri kugarukira ngaho gusa utumba tuvuga ngo bari kurasa ngo abandi bagahita bahunga pa raporo, ntabwo ari uko bimeze, ahubwo urugamba rurimo ruraba amasaha menshi cyane, amasaha agera kuri 3. Burya ibintu bikomeye, hari abari gupfira muri urugamba cyangwa se muri imirwano yaba ku ruhande rwa 23 ndetse no ku ruhande rwa Wazalendo, ariko burya ibi tubishyireho umucyo, uruhande rwatsinzwe uko byagenda kose nirwo ruba rwatakaje umubare mwinshi cyangwa se rwagize igihombo gikomeye cyane, kuko ruba rwatsinzwe nyine ujya gutsindwa ari uko waneshejwe. Bivugwa ko aka gace kafashwe kareho bita muri shoferu ya Bahunde muri secteur ya Kibabi, ni nko muri kilometero 24 uvuye mu gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Rubaya iri gusatirwa cyane, ubona ko Wazalendo bashyizemo ingufu nyuma yuko aka gace kakozwemo ibikorwa by'ubwicanyi ndetse bishinjwa umutwe wa 23 kugira uburangare, ukishinga inyungu nyinshi ukibagirwa bawukorera, dore ko abacukuzi b'amabuye y'agaciro basaga 200 berutse gupfira ngaha mu cyo bita maso sting cyangwa se tenguka ry'ubutaka rinini ryabere muri aka gace. Ibyatumye rero kugeza umunsi Wazalendo harimo bavuga bati twaburiyemo abana bacu, twaburiyemo ababyeyi bacu, twaburiyemo barumuna bacu, bakuru bacu, babyara bacu. Ati rero kubwizo mpamvu ibi bice bigomba gusura mu maboko ya guverinoma. Ubu Rubaya impande zose Wazalendo iri kuyataka hasi hejuru kukabi nakeza. Aba basore bakavuga bati Rubaya igomba kuba tombe byanze bikunze. Biraza gukunda ko bahereye aho bita Kasenyi bafata, ariko nanone bati ijya kurisha ihera ku rugo. Amakuru aturuka byabere avuga ko Wazalendo bafashe mpiri abarwanyi 23 muri mirwano yabereye muri utu duce. Abarwanyi 20 bafashwe mpiri, bavuze ngo bafashwe mpiri ni matekwa cyangwa se bafashwe ari bazima. Ibindi byiyongeraho bavuga ko ngo aba Wazalendo babashe no kwambura imbunda 6 izi nyeshyamba muri aka gace ka Kasenyi. Hari difference yabwo babashaga kuwafata hama rero nyuma yo kuhambura mu byukuri aba M23 nyuma ko bahambuwe Wazalendo ihafashe ngo izi mbunda 6 zafashwe na Wazalendo n'imbunda zo mu bwoko bwa PKM, imbunda zidasanzwe nazo hamwe n'izindi ntwaro n'amasasu menshi. Haravugwamo AK47 ndetse n'ibiturika n'udukarito cyangwa se udusanduka tw'amasasu, kubera gutinya ko Wazalendo bashobora gukomeza bagafata umujyi wa Rubaya uzwiho gufasha M23 kubona umutungo wifashishwa mu ntambara. M23 yashyize intwaro ziremereye cyane cyangwa se intwaro zidasanzwe ku musozi waho bita Sita. Bahise bubaka ikintu bita urukuta. Ahangaha rero kuri Sita ngo hakaba hashyizwe imbunda zidasanzwe zikora sharing, ndetse hakaba ariho hibumbiye abasirikare benshi cyane kuko bakoze umurongo twageranya nka rengarenga mu mene. Uyu murongo rero nabo wa 23 nguri ikintu bita isasu rikomeye cyane ku buryo ngo Wazalendo biraza kuyisaba ingufu zikomeye cyane, ikaba yazenguruka cyangwa se ikaza gutegereza igaca muri humye babarwanyi kugira ngo ibashe kurenga aka gace ka Sita nyuma yo gufata Kasenyi. Sita kuyishyiraho ni mu rwego rwo kugira ngo bugare cyangwa se bidatuma aka gace ka Rubaya bikangura abasore ba Wazalendo bamaze kukagera amajanja, kandi nyamara agace gabafitiye umumaro. Urugamba rero ntago rugarukiye ahubwo muri Karonge naho nuko bimeze, kugira ngo rero irase ku birindo bya Wazalendo bere aho bita Cyugi naho bita Kinigi. Urugamba rusa nk'urwisubiramo ahangaha, bisa nkaho byisubiramo rwose. Urugamba ruri kubera aho bita Prito ibirindo bya Wazalendo bahise babikiraho bita Cyugi ndetse naho bita Kinigi, hanyuma yo 23 ifungiro bita Sita muri Karonge kugira ngo ibe yitegeye abarwanyi ba Wazalendo nibaza kuza kwa divansinga cyangwa se kwataka
baze kuba babareba, ariko wazalendo nabo sabana amakuru atugera avuga ko bakimara gufata agace ka Kasenyi basa nkaho babambiye aho ngaho bari kurwana n'abarwanyi bake bake bari mu bice byigiyeho imbere, abashobora kuba bagaba udutero shuma ndetse n'ibindi nyine bigiye bitandukanye bigenda bibera mu rugamba. Urugamba ruba rurimo ibintu byinshi, ntabwo urugamba ari ikintu kiba kirangaho biramupangusa. Mu rwego rwo kugerageza kwisubiza ubuyobozi bw'aka gace nk'uko amakuru aturuka muri ako karere abivuga, n'akandi gace kavugwa rero ahangaha ni agace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya, kugira ngo murumva ko wazalendo bamaze kugenda bazamura urwego kabisa ku kigero cyo hejuru cyangwa se ku kigero kidasanzwe. Ku kigero kidasanzwe. Big update massive, amakuru atugezeho none aka kanya turi hano muri studio, ni update ndi kuri imbere yanjye, aravuga ko kuva muri Kivu y'Amajyepfo mu mirwano kubera ahangaha ubu noneho wazalendo bigiye imbere bageze muri kilometero 25 basatira Bukavu, ariko nubundi baracyari muri Kavumu, ariko bakuyeho kilometero 5, inyeshyamba za 23 bazishubije inyuma kilometero 5 mu minsi igera kuri 2, kuko uyu munsi ni wa gatatu imirwano ibaye. Urumva ko urugamba ruri kubera ngaro akaze cyane, kuba byibuze iminsi ibiri yose yamaze gushira turi gufata umunsi wa gatatu, ugasanga nibwo habayeho gukuraho kilometero 5. urwo rugamba bari urw'umuriro. M23 rero nayo hangaha ifite kutajenjeka cyangwa se no kumva ko igomba kurwana yivuye inyuma, kubera ko iramutse ikoze ikosa iryo ari ryo ryose yakwikangura wazalendo bageze mu mujyi wa Bukavu, kandi biragoye ko iyi wazalendo iramutse ikurasiye mu mujyi wa Bukavu wayicika, kubera ko ibi ni ibice bakuriyemo. Ndetse ikindi kintu ugomba kuba wamenya, wazalendo ntago bisaba ko uza guhamagara bari Kanarange bati muze hano, ahubwo wazalendo abaturage baba bari ahantu hose, aho bageze basanga abandi bagenzi babo. Bivuze ngo abari bari mu mujyi wa Bukavu batinye kurwana, nyuma yo kubona ko hari amaboko yaba yamaze kugera ku marembo y'uyu mujyi, n'abimira bashaka gutangira ibitero, ndetse ugasanga 23 iracanganyikiye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo yakwibaza aho umuriro urimo uragenda uturuka. Rero niyo mpamvu mwumva iminsi ibiri yose M23 yakoze icyo bita gukaba ku buryo budasanzwe, nta kujenjeka, bakavuga bati ahangaha harapfa umuntu, wazalendo bati ahangaha harapfa umuntu. Urumva ko rero ibintu byarushaho gukara. Rero mpamvu nyene babwira nti mugiye muza kabisa dukurikirana icyo bita urugamba, icyo bitazanya mu gigima, icyo bita imiripuko n'imigundano, uko biba bikomeje kugenda bijya mbere. Kira kintu kabisa ugenda umenya uko byifashe. Abasore bakomeye cyane ba wazalendo baracyakomeje kwegera imbere, aba M23 nabo nuko mbese muri rusange nta ruhande na rumwe ruri kujenjeka.